Wandrimbe kagahinda ngo niba aringwe kikagira ko tugiye kugira turagira. Duri si batete. Oya uri muri mudu kwa kundi unanjomba umunwa. Duri si batete. Duri Nanjye nihwereje. Duri jahomera hene kanchaho. Untuna tulai beneke. Untuna tulai banima. Tugushimira yuko de yaheme kanchaho. Konyamabo. Teste ni harisi. Uri mwiza ahantu hose ariko mu maso uri Ariko se mu maso ndi mubi we. Umva wagiye ngo uri kigali neza neza. Burazi ko ndi mu bantu batatu mu Rwanda baberwa. Kuberwa aho uraberwa. None ndi mu bantu batatu beza mu gihugu. Bava ngo bafite po nziza. Po. Po singira ni yindi abantu banyamo. Igoya ntago amenye utarize. Amfukame mwere. Ntacyo. Oya wewe wiseka. Sound irajya. Ndayigufasha. Yitunge hano. Naguri kubabara. Wa. Oya ngaza nyene mfasha haguruka. So ngiye gukora ku ipapa inzira ngo biragize. So nkuko twari turi kubibabwira rero nyama. Oya nsubiza akaguru. Warimo konkorora. Cyakoza shamba nkubwira. Nusige wareruye. Nareruye. Ntabwo muzoje kuvuga ngo muri indangamirwa naze gusanga ni itoro ry'igihugu. Muri indaya. No kuvuga ngo rero bano banje. Mwe mutuzamana namwe mutumanura. Cyane. No kuvuga ngo mubyemeye ibintu byaba ritereye. Nimwe tubikeshereye. Kandi turabemera tubikuye ku mutima. Ndi kumwe na wa mugore wanyu mukunda wa mukobwa wanyu nubwo atwite muri iyi minsi. Muri ihangana ko rero twita nta kibazo nge navuze ngo nzabomorwa na buri musore wese ubishaka ufite faranga cyane abo hanze nose ngiye kukubaza ugiye kuvuga ngo abasore bafite faranga none nuvuga ngo wabaye Sirey ntabwo nabaye Sirey nivuga ngo abasore bafite amafaranga wumve mabo mu Rwanda noze ngiye kunyafite oya uri wo mu Rwanda ugiye kuba nk'umukobwa umwe wavuze ngo abanyarwanda ni beza ko ntiragurwa n'umunyarwanda kandi ari umunyarwandakazi ntabwo yarongorwa n'abanyarwanda ngo abanyarwanda ni beza ariko abanyarwanda ntiyamurongora ngo amugire ngo umugore kandi n'abanyarwanda nibo bamubyaje abanyarwanda baratwika ntabwo amakuru yafite se ubwo mwagiye kuri ikiganiro ahantu Turikiganiro bango maze iminsi bitrending ibyo bintu. Yaravuze ngo nyewe ngo nkunda abanyarwanda ni n'umunyarwanda ariko nta munyarwanda bandongora. Kiki? Kanono yibageza yuko yabyajwe n'umunyarwanda ni iki arangije ibyo mukona abantu bagira gute? Bibaraguza kabisa. Urumva ni ikibazo. Ikibazo. Ariko by the way wambaye neza. Thank you very much. Urakeye. Cyane ariko uyu mubyibuho mani uzaguturitsa nzawukubikaho yarimwe ako kanyubikaho numva arukuntu umugore wanjye yajyaga abona turi kumwe agafu akagira nyara waransetsaga nyamabo uburyo bambwiraga ngo wavugaga ngo mva ngo sheri ngo nufuhe ngo ndi mu kiganiro uravuga naramukundaga mani none birangiye ubwo nkutsindiye kabisa birangiye ugize gute unsindiye nk'ugwatraza bebe erega nani icyo twaye nubwo uri kibi mu maso akandi suye mubi ndi woncece twapfa guhengekereza bafite n'abafana bawe mu biganiro bankunda bakwemerera reka nze duhamagara umwe Miss Element yiziye hano kuri Dikreva show ako kantu urakumva utariko ka Dikreva show Dikreva se wari dukure iki n'iki hari na Kreva mwe njya nkorera sapo baguri yawe no umuntu ntagare no umuntu ntagareze Dikreva ntago ari ni Dikreva Dikreva show ko mbona ari umukobwa no umukobwa mana we nemerwa Jojori Dara wa mukobwa ujye mbwira ngo ukunda turi kumwe rero ndagira ngo umusuhuze Miss Yeri Dara Miss Yeri ngo uwo muvugisha Allo oya ushyira porere ni mushiremo allo biteze makuru niko nanjye ni meza ni Miss Element mwana meze fresh bebe sha simbizi nzabasura rero ndi mu kiganiro turongera dusubire Jori simugoye no mwumvishe nawajya kumuranga uramukunda sawa rero nakagaruka
Yes, ni kuvuga ngo abafana bacu mudukunda kandi mudukurikirana twicaye kuri D Clever. D Clever ni ukuvuga ngo ubu ngubu ni D. Yes, ni D Clever ni ukuvuga ngo baskobwa mwari mwaragumiwe ndabona ari umusore ukiri iki n'iki mugire gute muyoboke ubundi ibindi bize bigende. Yego. Abagiye. Yes, ni kuvuga ngo rero bwiza kuri abanyarwanda indi baguteye ubundi. Ariko se kuki muri minsi abastari batwita cyane? Reba natwite. Uratwite. Mbura inda y'amezi abiri ntabwo bigaragara. Reba wowe. Reba kimwe dusa. Joyeuse. Nari kimwe busa. None ko reba na Riza. Riza aragera mu menyo. Akoze mbwira Riza kuko aratwite. Iragera mu menyo aratwite Riza baramukwikiye. Ubwo umuntu wipeveriza ninde? Nta kwipeva cyangwa kugira gute nyine n'iki n'ushoboye. Oyas. No kuri. Biri seri abaramukwikiye fresh. Nuko bagukwikiye. Cyo kuzira kabasha umaje kuba mwiza. Yego. Kandi umuntu amaje kuba mwiza bafite abantu bamwimya. Bamwimya. Ntabwo ababura. Oya ntango baranyimya. Biriya bintu musigaye mwarabyize rusange. Yesigaye mbyita kwimya rwose. Yego. Brahimana. Aho se mbwira. Ubu ngubu iyo uri kumwe n'umukobwa ubu uramugira bigakunda. Usaze nkotse wumve. Uri kumwe n'umukobwa ndamugira noza ntuhari. Ako nyamabo. Teste ni hari. Uri mwiza ahantu hose ariko mu maso uri kimwe. Ariko se mu maso ndi mubi we. Umva wagiye ngo uri neza neza. Burazi ko ndi mu bantu batatu mu Rwanda baberwa. Kuberwa aho uraberwa. None ndi mu bantu batatu beza mu gihugu. Bavuga ngo bafite po nziza. Po. Po singira ni yindi abana banyamo. Igoya ntago amenye utarize. Urayizi ariko. Kora ni igiki? Koze ufite iminwa myiza sha wakopera. Ngo ni bakureke. Ngo ngutete. Rubanda rugira yabo we. Ngo ni batureke. Ni mumure baragiye. Oya we rutari bugire. Urashaka kungura rutari bugire mani. Ngo ndimo ndashyuka. Ayiwe oya kora mu bwanwa. Nubwo ari byinshi mu biherereye. Umuntu kubomora ko uracyari akanyogwe ntago ziraba nyinshi wandirimbiye man ndirimba ka gahinde ngo ni bari guna yo akari kazi zirimo ngo natonya tivana ushaka duri abunana ngo kauna byariye keho ndabyumva kauna bya ni ya Jimmy kahuna bya rimo bavuga Jimmy acha Jimmy acha muzeha izane zo myaka yacu urutarava nawe pfiwanye nyamasheke cyakoze ari umuntu abapevezi ngo ndirimbire ka duri ariko se kamerama ngufashe uze ngufashe nako ndimo ndagukunda nukunda nanjye nuko muho bebe icyakubwira mbega isadunda ufite inda nziza cyo kuza ngusobanurira amafaranga ni meza uzi ko uyu mukobwa twasaga mani kamerama yari agakaratsiritsiri ariko reba amafaranga abonekeye ariko ninjiye mu kanya ubuvanga agatunda avugaga urakagira wowe agatunda nose ugira kamwe kagatunda kari amatunda menshi ndashaka kwirira agatunda kakandi nyine njye ngira udutunda twinshi ndetse tubara ko wankunze nta body nta kiniki nagukunze ngo wankunze nta mani nta body nta kiniki wowe se body wawe kwifite body ni iki suburi si umubiri ejo no kuvuga ngo ndataha ubukwe kandi ubukwe burabushyushye ngiye kuva ngiye kwegushira kwa Rubangura muri etage icyarwa oya ufite ipfupfurira katsiro bahita bihoye iki bahita bihoye iki aso wababara umuntu agukubise noze sindi umuntu ariko ntago ngubita ngo mbabare abo ngukubise hano ntago nababara pe ninjye wababara ni wowe nateze tenginda twagiye kamerama twagiye nateze rwose nshaka gutenginda se ndajyahe urajyahe nshaka ko duhangana cyo udashaka ufite imbwa y'umusyoko nshaka ko duhangana nyamabo haguruka duhangana oya ntakita nkumena amaso ni nyine ni kwaje baramubomora cyane ewana amfukame mwere ntacyo oya wewe wiseka sound irajya ndayigufasha
tunge hano naguri kubabara wa oya ngaza nyene mfasha haguruka so ngiye gukora ku ipapa inzira ngo biragize cyakoze shamba nkubwira sha cyakoze aho waziye mu mihanda n'imbere y'Imana maje urabona ngiye naje muri bino bintu waraba ku kigazo cyabana kuza ndica ngaha urimo gusaba ahantu uri burari usaba icumbi usa nabusa nk'agakara kuko urashaza kujya kukwibomorera ariko nkumva ntago ugira isuku ntago akarabaga usara gukaraba udafite ahantu urara ariko cyambere cyenshimisha kurusha ibindi tureka n'ibyo kusiga ufite ahantu hawo uba kubunyisiga nkamera umfotora online uri mu mashuka y'umweru n'ukuragira ku mwanda hano harimo amazi no kubwira yamfa wishaka kunsebya oya no cyoko ijambo wavuze iki n'iki ngo ntago ushaka kuba ahantu birangira nahavuye harawerekanye kuri intwara ujye uvuga ibintu uzakora none se sinabikoze warabikoze nta mpamvu yo kuba gashyeshyera nta mpamvu yo kuba gashyeshyera ni y'abantu baciriritse gashyeshyera ifite ba nyirayo yes ako kanugira gutya oya gashyeshyera ifite ba niko bimeze uno mango nibimara kwemera noneho uzotuza kumenya Nyamirambo aparitoma man sinjye mbareba gutya ati ariko kamanza nshimira wa musaza uko bomora muze warakoze kabisa uwo mbomora uriya kuguye mu cyiciro hoya ubwaniriye nayo nyamabo na musaza umbomora nawe abadesipora basigaye bamereye nabi yego hoya so nkuko twari turi kubibabwira rero nyamabo zakaguru warimo konkorora cyakoza shamba nkubwira nusigaye wareruye nareruye ntabwo muzoje kuvuga ngo muri indangamirwa naze gusanga n'itoro ry'igihugu muri indaya wandaya yewe indaya se mu buhe buryo none se kamaro ubwira reba ukuntu usigaye usa nsigaye nsane cyokoza iyi disi Clever kabisa afite ibikoresho ibintu byose n'ibishyashya di Clever show ni di Clever show yego urumva nibwo arimo araza mu gakino niki kandi umanga iyi ngiyi se ubarakira mwavuganara iki iyi mikoro kiri mwavugana ubu abasura umuceze umva kamera magaragaza inkweto yambaye ubugi irenze inkweto wambaye oya inkweto yanze zize kutavuga ku ipantaro ni pantaro rega byareme yimire mashimwe n'uwiteka kutavuga isaza igura miliyoni ariko nureba n'umuntu wambarira miliyoni izi pantaro ntabwo zicana imanga ni cago ne kankubaza ni cago oya hose kugura bimwe by'Nyamirambo nureba ni igura miliyoni igura miliyoni dore ngo ni murebe igura miliyoni bakunze ba di Clever show bereka n'imbere yayo nedo dore n'inyuma wajya ngo nareruye wareruye kabisa neruye iki uri beach arya banga beach rero murakitama ni indaya kuvuga ngo usigaye utuye hehe utuye ku station nge no ikanombe abashoferi bose barari wawe kugira ngo umenye byangoye wabibajije ndetse kugira ngo umenye niba Liza izaratwita twita impanga nase warayimuteye Liza hoye ntagarije yimuteye n'intuza n'ikidamage kidamage ninde uzamumenya acuruza isambusa uri kubesha maniga Jana nililala nikakuota nikakuwaza tena yoko yo mupenzi muzangu haja wa mungu ngoni bare ikirima bondo haja ni none ko kubite story ni sige murangira nibiraka lakini mabondo nagupendaga nikitanye mugasagaza no kunyisurira oya ko nabomora hose oya naramutinya nikavukire uraba aba yarashize man oya no bango ngiye urabona n'ikindi kinkunda kumanukiraho mfite kwitanki wenda wo kuko utaragira cyane napfa kugira none umanukiraho Kizimbabwe utabanje no kumenya wagwanure ni wagwanure harya hajya ni wagwanure mapiko babinjemo indirimbo irahari rero ko mwanyweye amatsa yarimo kwirimeje muri mu isoko igikondo ngo nagarutse kwivuko naraje yambaye ibikote ariko uramutipa avuka na Titi Brown cyangwa itabiri ryinshi na Titi Sara arimo Titi Brown nta kinamwe ariko asa nk'utarinywa swingize yikondera isuku oya byasimbize byose reba mwarahuye kuko urabona isuku nyine isanzwe
isuku gukora amasuku cyangwa isuku kwaje kwa pra bana wandirimbe kagahinda ngo niba ari ingwe kikagira ko tugiye kugira turagira ngo duri si batete oya uri muri mudu kwa kundi unanjomba umunwa duri si batete duri nanjye nihwereje duri jahomera hene kanchaho untuna tulai beneke untuna tulai banima tugushimira yuko de yakeme kanchaho kurabajya bavuga ngo mu buzima busanzwe sindi umunwi sindi n'umusinzi ibyo narayibonye iwanjye byatumye sara ndatandukira wabonye ibiki rero niho nagira ngo tuhagwe kuko ntabwo waraye wenyine kuko nari umugabo wese ntega mu gatego bro oya nawe iyo washyushye ko bakubomora uba wasaze rero muri kundi cyagejeje ubundi hari hano kwa turimo ndirira ikirayi ariko ufite randevu uvuga ngo sheri ngo ndaje nyita mvuga ngo arakubeshyira kumwe n'abagabo ukahita wivumbura uraba wivumburira iki siko nandi gutaha ariko ufite umugabo ariko amakuru ufite ngo uriya muntu ashaka kugira umugore nyine mfite mukabana mfite ubukwe n'ubundi nta bukwe dore abantu bari nakanyanga mu mutara simbizi akano gahinda ngo guti bamba urakazi agaki akano gahinda kutsi bamba ntago nkasi mfite ipfufu uragahambirwe iki kintu ubundi iki so uyu mutwe wapima nk'ibiro bingahe nyamabo ubaye nk'uw'ingurube se cyangwa ubaye uw'inka ntabwo wabura ibiro birindwi uyu mutwe wawe nungana nk'uw'inka unarushinga inka ntoya inka nini se erega hera hano gutya ibyo ni ijosi aho bahita bihoye iki nereko kugera inuza ayo ni amabingo gira gutya nase ntabwo wumvishije wa muntu ari muri sare ngo bari abantu bakigira amabinga wazajya kwibagisha amabinga uzi ko usanga gisekedi niba ari gisekedi ni ukuvuga ngo uyu muntu igasa nka gisekedi mu maso na gutya ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe twebwe ari ibintu twibwira kandi atari ko ibintu bimeze n'ibiki ati gute sibyo yes njye uko bari kuno mbona nsa gutya cyangwa ubona wowe ndi mubi ariko abandi baba bambona hano kuri kamera bati icyuke ati nkaburi iwagitega buri yagiye binabonye hari n'undeba kananya gavatu wakica barahari nkuko nawe ukure bakavati nkabura kivuga ibi hari benshi nuvango rero ibyo nkabura kamisere kandi nacyo ari bunkoreho nanunze by the way ibyo ngiye maje kubirenga ntabwo ngishaka kubimenya nanjye pe ikintu cyari cyarangoye nukoza muri kino kibuga none kiza gihari ngarutseho natangiriye uragarutse wangarutse imbere yawe mana Yesu ngarutse nje kugushimira ibyo wankoreye ninjye wa mugore yo waje wawe naniwe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo cyajyaga y'abagore gusa kwa Yesu ntabwo mbizi kuki mu bagore bose bakora ubukwe cyangwa bagira gute nta mugore mububaho nta mugore mububaho iyo habaye ubukwe kuki bose bari beza kandi niyo twaba dusa ariko abakoresheje ubukwe abayabaye mwiza biterwa n'iki ntabwo mbizi ukanukoresha kuri aba mwiza se ndi mubi shaka nkubwire sese ko nyine babyoreje amavuta asigaye ari ubuntu amavuta ari ubuntu gute ari mwisiga ubwo se ntabwo mbyumva amavuta ni ubuntu waye cyakoze mva nkubwire ufite uruntu rurakujena ni umusyoko ni umusate umusatara yego se cyane so ambabwire ndishimye nayo nkukumbuye none se nyamawe nagurazana umugore wapi kubera ese wa mugore wawe byaje kugenda gute ntabwo mbizi uko byaje kugenda reka tumuhamagare umugore wawe umuhamagara se mumubaze iki ku kiganiro tumubaze tumwiborera ubwo tumureke atanadutera umwako ntabwo adutera umwako ariko banza umukunda naramukundaga none se waramwanze oya ntabwo namwanze nase byagenze bite byageze bute hagenze neza ese urongora umukobwa cyangwa arakurongora njye nakwimye ariko nyende kukubaza urongora umukobwa cyangwa kaze mbanze ngira
kanza ngo ko ndi mu kiganiro none ubundi harya ubu ntago wama online ntago byemewe ntago wama ngo ntago byemewe ntago naguha online hano kuri kamera kuguha ngo bomore reka reka usibye na online na nyuma ya online ntago nanjye ntago nakwemera nyine mbwira ufite ibirwara byinshi ndi gukubaza reba ukuntu ntinya sida iyo utinya sida ubuzayirwara oya ntago nyine nayirwara cyangwa ushobora kubitinya unayifite kuvuga ngo mu bwoko mu muryango wanyu havutsemo umuntu umwe akayirwara akahita napfa ntago yongera ibicitse burundu none se hari uwayirwaye aranapfa mu muryango wanyu aranapfa byanyabyo aranapfa so we ko numva ari hatari tidufite imana ya Nyamabondo na Yakobo yagendanaga ngo nanjye muri icyo gihe nanjye ndahamya ko Uwiteka yandinze kandi na n'ubu ni nawe ngo ngende imbere mana nzamani kunda abantu rwose ibigusha rwose babituriho bifasha ubigendere kure toka satani mu izina rya Yesu niwo ndimo ndabwira wakigusha urimo kundyama ndimo ndasengera abantu n'igihugu yebana Lakini Mabondo mina gupendaga hari umuntu nabonye niba ari umu Nigeria yagiye kuririmba afata mikoro gutya ntayora no turabareyo ese nawe ufite ikipe ufana ku mutima turabareyo turabareyo yandirimbo baririmba ngo ikipe ni leyo yandirimbo baririmba leyo sport yandirimbo baririmba ngo nako Petero bana gwini ngo iya itanura yaje ngusobanuye ngo nzaguha neza itanura ni Nyamerika iyo ngiyo ngo iya itanura ngo nabukamwe kwita nagwiri cyane giki wajuje kubera iki imbere y'Imana urabona no kwitegereza iki ni iki none ufite na teze iri mu kazi tayi shamana hari karasa buryo unambaye uri kujya kumwatata wose kirazira kwambara karasa ngamana rero magabo anurize ibyo bintu vuze biragatse asenya mawe utabeshye na karasa nambaye nacyo ase kukimwaje mu zambe komereza howe uzi ko arumeneyemo tugendeye oya banza wumve njye aho zambe urajya wikiriza zambe akishifura andekantarira ayiwe ngo umuriro watse